Gasasira ngo umukobwa aze kumusura namara kuza kumusura kugira burira Gasasira ati se waraye Nyiramaritete waraye Nyiramaritete ati nkarara bukeye bwaho Gasasira ati ngasiba akazi nabwo uburiri bwaryoshye ati nakurataha ati se ati wapi naje Gasasira ati ubaye ati nukaza ategera utaje ati byo kuvuga urabizi atariko we tugura amazi wajuje kunsura waruje kuhaba atubwo rero uramazi urumva ndi butaye atashwe ngo umukobwa yashatse kwiyahurira ku musore yari yasuye yashatse kwiyahurira ku musore yari yasuye uwo mukobwa yagiye gusura umuhungu ashaka kwiyahurirayo ngapfe nuko ngo umusore yaje gusaba umukobwa gutaha iwabo mu karere ka Gakenke ibaza umukobwa yavuye Gakenke yari yanateze sha umukobwa arafite ishingiro ryo kwiyahura yavuye Gakenke buraya sizabwiye ni wabatubunye ndagiye maze undi arinangira yanga gutaha warasaze tesina Kwenye gusuzo kuri kende then it's official vibe razibona izuba ryashize urumva noneho vibe ubone zose kugira bazita akasa amatwi asa turagenda kujyana n'icyo twazanye ibyacu vibe zakasa amatwi gusa dushima Imana dora turashima Imana izuba ryitumereye nabi abantu basigaye bambwira bati se kusigaye uhanagura nk'icyo muri video byagenze bite mwabwanye mw'abantu mwe buriya nuko dukunda kubashimisha tuba dushaka kubagezaho ibyuzuye nyine urukundo tubafitiye rutuma natwe tugira ibitupangamira ariko kugira ngo mubanze mwishime ari nayo mpamvu bavuga ngo buryo iyo wishimye tunamubwira ati courage umwoherereza courage nubona no munsi nihanaguye 10 uvuga atakira akantu ko kunywa ubutaha ubundi unywa akantu gakonje ntago wakanagura kuri wanwe akantu gakonje nyamo ndabakiriye abakunzi babiri kabisa aho bari bose hari abantu bari gukunda biri bikomeye cyane ari umumerejo nasanze agataye stat izina ry'Imana ndavuga ati ngiye nanjye mama yarambwiye ati wireho kugira ngo mbahombe naburara nawe arakurikira yarambwiye atari amasaha 9 n'igice musorera ati ejo bundi mwasohoye iminota 51 nayasoje 3:00 ko yaraguhagarika nkaseka byarangiye umugabo aburaye yibagiwe guteka abiri yarabumuraje turabashimiye iyi nkuru rero mfite hano ku ntego iyi nkuru ni nk'ibyabaye kuri Gasasira harya byamugendekeye bite Gasasira ngo umukobwa aze kumusura namara kuza kumusura agire ndabyumva amarije kugira burira Gasasira ati se waraye Nyiramaritete waraye Nyiramaritete ati nkarara bukeye bwaho Gasasira ati ngasiba akazi nabwo uburiri bwaryoshye nijoro ati se urataha turabugeye umukobwa ati nta kibazo nabwo ndataha njye umunsi wa kangahe umunsi wa gatatu nabwo ku kazi nabwo aragera nijoro ati noneho Nyiramaritete ati ndabona ubanza ashaka kongera umugore ibyo gutara bireka ati se uracyatashye Nyiramaritete ko yimvugisha maze ubundi ku munsi wa gatatu naramubwira ati se watashye ati nakurataha ati se ati wapi naje Gasasira ati ubaye ati nukaza ategera utaje ati byo kuvuga urabizi atariko we tugura amazi wajuje kunsura
waruje kuhaba ati ubwo rero uramaze urumva ndi butaye atashwe ndagira ngo kurire agahukunyo bavuga agahukunyo ngo kurira agahukunyo sinyitashye ubwo turarwubaka agahukunyo sebara agahukunyo byagendaga ntumbaze iki kintu cyavuye none bashaka kuvuga ko agahukunyo kavuye utabasha kwicara tuzasobanuza tuzabaza urumva ati ngo ababizi batubwire muri comment ati sinyitashye umukobwa niwe wambwiye bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu ariko si ubwo mugani yatangiye gasasira turataha ati ntago na gasasira kuba ko wowe wahahaga ahita agenda avaho aravuga tugo inzara niyo kwica uzahava ikaguturitse ibyo uri kwikoresha ntabwo ibyo uri kwikoresha ntabwo urahura n'inzara ndaje umukobwa inzara imwishe arazinga ko kavamo aragenda gasasira aragaruka ariko ibyamubayeho si ibyabaye kuri uyu muvandimwe uwo muvandimwe byagenze bite ngo umukobwa yashatse kwiyahurira ku musore yari yasuye yashatse kwiyahurira ku musore yari yasuye uwo mukobwa yagiye gusura umuhungu ashaka kwiyahurirayo ngapfe mu Rwanda iyi nkuru urayikurikiye iyi nkuru ndaguca amande iyi ngira ngo Nyanza ariko bana yaje ariko rero iki kintu tugoye kukigaho biri seriye Inyanza hakomeje kuza mu matwi inshuro nyinshi ngaho dore Nyanza bashyinguye umuntu barangije umuntu ubikeye ngaho baramubona Nyanza umugabo ikiraka cyo kwica umugore ajya kubwira umuyobozi w'umudugudu ngo mwishyurize none Nyanza nanone umva ibyahabaye Nyanza umukobwa wari umaze igihe asuye umusore yasabwe gutaha ahitamo gushaka kwiyahura undi ahuruza abayobozi umukobwa se yari yabaye iki gituma yanga gutaha akavuga ati ngo ibi byabereye mu mudugudu wa Rugarama muri Nyanza mu kagari ka Rwesero umurenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza urumva ngo amakuru avuga ko ibi byabaye mu masaha y'isa 8 umukobwa yanga mu gicamunsi urumva ubwo amatariki katuyareke ubwo umusore usanzwe akora akazi k'ubuzamu ariko uyu musore yari kasha yaragizamu akirirwa yubaka urugo ariko abakire nyamara bacunga abantu babacungiriza hamwe bariya sugira ngo wabamenya nese uyu muntu yaba yiriwe muri aka kazi akakurarindira imari vuga cyane abazamu b'iyi minsi biryamira saa 4 hariho na kera ubundi saa 3:32 yawe kereye abazamu ntibakirinda ngira naciraho ngira ngo ati we niyo wamukoraho gutya yasinziriye kare nuko babiteho gukora akazi k'ubuzamu ngo yasuwe n'umukobwa babana igihe kitarenze ukwezi bacumbitse igihe ntabwo cyari kirenze ukwezi ariko ukwezi kwendaga kuzura umusore yaje gusaba umukobwa gutaha amahereje kwegera yarageze yumva bari bamaranye hafi ukwezi ni igihe kinini mofe sibyo hafi ukwezi ni igihe kinini ubwo urumva umusore yaratangiye gushiramo muri make yari ndetse ubwo sinari yararongoye yari yarabaye umugabo yararongoye nuko ngo umusore yaje gusaba umukobwa gutaha iwabo mu karere ka Gakenke ibaza umukobwa yavuye Gakenke yari yanateze umukobwa yari afite ishingiro ryo kwiyahura yavuye Gakenke buriya yasize abwiye niwaba tubunge ndagiye maze undi arinangira yanga gutaha turasaze tesina tuzabaza tugenda ta ndagenda utabimbwiye nyuma y'icyumweru kutabimbwiye nyuma y'iminsi 5 kutabimbwiye nyuma y'ibyumweru 2 none ukwezi kuratobotse
ngo na umusore yasohotse hanze gato ari kwitotomba yijujuta kwitotomba agarutse arebye mu nzu abona umukobwa ari gutobatoba ikinini ngo akinywa ashaka kwiyahura. umukobwa yari yifatiye umwanzuro aho kugira asubireyo ndiyahura cyangwa byari agatego ko kugira abone nyine yewe yari yaje kurongorwa. akumani yari yakoze urugendo rurerure. Ariko se igitangaje iki kinini umukobwa yagikuye numve yuko aho hantu harimo agatego kugira kamwe umuhungu avuga ati havutiyahura ati hagume inkuru ubundi yarangiye. umusore yagize ubwoba kubwira inzego z'umudugudu zihageze zibaza umukobwa niba ashaka kubana n'uwo muhungu. umukobwa nawe ati iyi nkuru iraryoshye. yego naje kubaka njye naje kubaka yego ndashaka kubana nawe imbere y'ubuyobozi muri make ni ugusezerana mbese batageze ku murenge umudugudu nawe yari agiye kubasezeranya ati ngenda basezeranye bahita bahindukira ku ruhande bati yewe muhungu. ubwo umukobwa yari ahagaze aho n'umuhungu ahagaze nawe urashaka kubana n'uyu mukobwa. umuhungu ati oya. umuhungu ati mbabarira. umuhungu ati siniteguye mbabarira. yari yaje gushaka kandi naramukoreye nk'uko nsanzwe nkorera abandi nataye. nuko ubuyobozi bwahise bushaka kubunga maze umukobwa aravuga ati basi niba atanshaka ntabyumvisha ntabwo nshaka basi nandeberemo uduhumbi 15. ariko se mama nandeberemo uduhumbi 15 wenda nitahira. turakwihanganishije pe nubwo ateye agahinda. umuhungu nawe ntabwo turi kuguseka. umuhungu nawe ati ngenda mu 8,000. ariko ni ibintu bisigaye muri rugara ni ibiki koko. nati ngenda mu 8 baracirikanye ati 15 tugenda ashaka ndaguha 8 igihe wamaze ntabwo nagwa 15 sura ubundi senyisa no umunsi umwe kuba ubu ni umunyamibare. nuko ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza nyuma yo gusuzuma iki kibazo urumva ngo bababwiye ko batagomba kumara umunsi umwe babana nyine ubwo ngubwo biyumvikanire byaba 10,000 byaba 11 byaba 8 byaba 7 nyine ayo bari butangane nyine ayo bari bwumvikane bapfa kuba umukobwa ari butahe. kandi umukobwa ntiyagoranye yarabyemeye. uyu mukobwa yashaka gutaha ariko akishakira imerekeza 15 n'igishoro ati basi kuko yagera no mu rugo akaguramo agahene cyangwa akarangura n'utuntu agatangira agakora. hari udusoko burango two mu cyaro twitwa n'uburare. ntuburare turaye twinshi kandi dufasha abaturage kubona byihuse kuko ababifite mu murima babijyana ku isoko abandi bakabasanga ku isoko. nuko amakuru avuga ko umukobwa yari yaje gusura umusore yizeye ko bahita babana nk'umugore n'umugabo. ariko nyuma y'iminsi mike umusore amusaba gusubira iwabo niko gufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. njye ndapfa aho kugira ntahe aho kugira ngo nsubire mu babyeyi nongeye gusubira imbere ya data na mama njye ndapfa. sinjye kwambara arya nihe nkuru ya kera bavugaga umugore wagiye gushaka bakamusenda. irahari umugore ngo kutiga ngo utaruzi niba ari igifaransa bakajya ngo mu cyumba abagabo bakavuga urufaransa ngo bikarangira nyine umugore bamusenze. ntabwo uzi iyo nkuru ntayo nzi ariko reka mbabwire mwa basore niyo mpamvu njye nkomeje kwigirira kwibera imanzi. kuba imanzi ni byiza. nufata umwanzuro ngo ugiye kugira ujye wirengera n'ingaruka
uwo muhungu na kasamutwe nawe uwo muntu araje mumaranye ukwezi umukobwa muri make we yananze no kwirirwa mubaza ati se hari si byamaze kwa confirme nyine aravuga ati se ubu hashize ibyumweru 3 mwirirwa mbaza byararangiye umugabo ari gukora inshingano zose mu rugo nk'izikwiye nani ngo ndi gukora izo mugore ari guhaha yamara guhaha nkahaga namara guhaga kandi urango kari akantu kagurya niko kaza n'abagore kaza kose karaje ntagasanga asubira iwabo arito kuko iwabo yararyaga iwabo yaranywaga iwabo yararyamaga iwabo yarakarabaga nta kintu atabonaga iwabo ikintu kimuzana iwawe gusa ariko nanone nkaha mu mujyi ni namwe mwambwiraga iyo nkuru hata umuhungu azararana umukobwa iminsi ngahe niba ucya mu gitondo ativamo umuhungu ati reka si umukobwa ati singe n'undi mwambwiye bajyaga no mu manza bakarinda aho bagutereza ibintu mu nzu mani kuko si mwansobanuraga mumbwira ngo iyo umuntu mushobora kwenda mwararanye mukarabana nk'icyumweru ashobora kugucaginga amafaranga menshi kuko nyine wamukoresheje muhita mugira bukozi na burayi avuga ati naragutekeye warandaranye wagize ibiki izo zose ninga naragutekeye naragufuriye naragukorope naraguteye naragushimishije kandi buragushimisha ni ikindi kintu kindi nicyo kintu kirenze kimwe cyo kuvuga ati icyo kivuze ngiye icyo nabwiraga abasore wa musore we niba wumvishije kakuriye kakubimanye kuko bijya bibaho ngo bibaho nikakubimana uzirengera izindi ngaruka ziriwe nyuma y'uko ugize kuko izo zose ni ingaruka noneho nko mu nzu yawe hapfiriyemo umuntu umukobwa araje iwawe nk'uko umufashe gutyo ushatse kumujugunya hanze ariko n'abakobwa nabo bajye bagira ubwenge usaragiye kuyabona ngo bigende bite ngo hapfe gusa ubwo n'ubwenge mugani turagushimiye iyi nkuru yarakasa mutwe turabashimiye mwe mwadukurikiye abantu bari impande zose turacyabyina intsinzi turacyayirimo intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi ariko dusuhuza aba diaspora ntabwo tubaheruke ngenda suhuza gutwi kumwe ninde gutwi kumwe turamba uramureka ari mu bibazo byiwe turamba gusa yitwa gutwi kumwe mwongera nkasuhuza Neva n'abagabo ngende kwisuhuriza Neva ni ndugo Neva ni perezida w'u Burundi bamwita Neva ndayishimiye Eni Evariste Evariste bahita bavuga ati Neva ndasuhuza Neva ngasuhuza gutwi kumwe Trump izina ry'ikinyarwanda hari umunyarwenya wivugiye ngo Trump buriya ngo ari kuvuga ngo Amerika ngo nzabageza kuri byinshi ngo nzabageza ku mutekano ngo nzabageza ngo yakomeye ngo akantu karaboshuye ngo gutwi ngo kureba kuguruka ngo iratangira ngo kugipfunsi iki kizakwereka ku gipfunsi cyamamaye ngo ku gipfunsi ega ni uguhagarara wabonye ataramfilme imeze gutya cyane gipfunsi ni ikintu ibi bintu murimo ni ibiki mwabikoze nko ku gipfunsi cyane mwakoze igipfunsi kabisa ntabandi usuhuza se abo ku cyaro ndasuhuza abarigenti ariko se bakoze amabara hari abantu bambwiye ngo ari abiri y'abarigenti yararyoshye cyane niyo mpamvu ndi kubategurira part 2 yayo noneho turi kumwe n'umurigenti umwe wow ubu byabaye mbese kuri tere byari bimeze ijoro yararirimo ryababereye rite ryajoro yararirimo bararike turabararitse kabisa ubwo nayakurikira azi bose bayabona oya bazayabona arahari ntibitinze iminsi mike ako se abantu bategereje Yesu
ntabwo twakora nka biri. Abantu bategereje Yesu bihanganye bazanirwa kwihanganira biri. Reka byashoboka. Mutegereze mwizeye mwihanganye. Bibutse Wibuke gukora kuri ka kantu ko hasi subscribe. Handitse ngo subscribe Cyane. Hari abantu batazi kuvuga ngo subscribe. Ariko ngo ikibazo cyo gukoraho kongera ugakoraho cyamaze. Hari abantu bambwira, hari abantu bambwiye ngo duhora dukora subscribe. Abantu mwe niba warayikoze rekera. Niba ukozeho rimwe ntabwo wongera gukoraho bwa kabiri. Urarekera. Wasanga niyo mpamvu usanga rimwe zagiye hejuru zikagabanuka. Kuko birashoboye nabyo bijya bibaho. Nyine ayishyira hakongera akayikura. Nyamuneka niba warayikoze rekera. Ahubwo ndikaga comment tubwire uko ibintu urayikinge usharinge ibyo byonyine. Ibindi byo warabisoje kandi nk'umuryango wabiri haryo ubu ni Daily Deeds official. Daily Deeds family. Deeds family. Turabashimira ku rukundo mudahwema kutugarigariza. Murakoze cyane.